ndamutse umuntu abandi ndamaze ndizana nabisubiramo nta soni umuntu ufite amakosa nura munyamakuru wumvishe umuntu akoze amakosa nura munyamakuru wagiye akakabanza imbere ubundi izinyagera zigenda zigafata ikiganiro cyose zigakuramo utuntu turatuma bagira ute abantu bareba icyo kiganiro rero ingegera yagashize imbere yarishaka kugira ngo ahubwo niyo yadututse niwe wadututse naho abantu barwango kakandwe gatokanye mukabwira n'abandi bose babivuzeho nta makosa dufite twe turi intore kitumva umuntu akitubwejagura aho tuzamuka wumvishe rero umuntu ufite amakosa n'umuntu wagakase kabanza imbere mu kiganiro kandi mugende murebe ikiganiro yahise agisiba arongera gishiraho aza yagakase yashatse kudutuka rero nimuze mumbwejagura kakandwe gasembazi n'abantu mwadupostinze mukadukatagura sinjya babwiye ngo mudukate nta mwanya mfite wo kugenda kureba umuganiro wose sinarinzi ngo muganiro ngo ubahe sinarinzi ngo muganiro nuwahe nta mbabazi nsabye ababishizeho bagende basaha imbabazi ibyo navuze nyine nabisubiramo ahubwo abantu bakoresheje Bface kiganiro bongere bagende baganirize Bface bamubwire bati rwose ntago twari tuzi ko ibi bintu bishobora kugera ahangaha dasaburi twebwe nta mikino tugira ni ukuvuga ngo ukireta mzatu na kupika zako rwose nza kuba nakoze amakosa yo kuba wenda nahise musubiza muhwitura nari kuza hangangenda umuntu rwose wemera nkavuga ati nta makosa n'ibiki byose n'abantu wenda bashobora kuba batekereje ko ngo umuntu yahubutse no nibo bwabo bakoresheje Bface amakosa bo bwabo bamukoresheje ikiganiro nibo bamukoresheje amakosa ko niba ikiganiro bizi neza ko ari wowe kiza kuza kwinjiriza noneho nyuma ugafata ugaprofita ugacamo utuntu ubona ngo tw'udu keywords dushobora kuba twagutwikira ariko ugasanga utwo tuntu akuboretse gato yewe reka mbanze nshimire urubyiruko rw'u Rwanda bamaze kumenya gahunda ndetse n'ibigomba kugenderwaho kugira ngo umuntu yitwe inkotanyi ni ukuvuga ngo gukotana ntago bitangira gutya gusa ngo wagiye mu gisirikare cyangwa se igipolisi oya gukotana ni igihe cyari cyo cyose ubonye ikintu cyo cyose cyahungabanya umutekano w'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange ugahita ugahaguruka nyine ugakotana yes Bface ugende mubwire mw'abantu mwe mubwire muti kuriya niko bigenda iyo abantu baguprofise bakakuyuzinga mu bintu byabo ikiganiro cyabo ntago cyari kuba cyarebwa pe ariko impamvu cyarebwe no kubera ko byagenze kuri ni nabyo bashakaga kugeraho babigezeho ariko Bface yabigendeyemo mu mbabarire rwose bantu banjye nuko jewe neye iyo mbona yuko ikintu kiri dengera ngikumira kitaragira uwo cyangiza cyangwa se uwo gihitana iyo tubona ko meze nk'uwashatse kuvogera abanyarwanda cyangwa se kubinjirira mu bundi buryo nuko tugusamira hejuru amakuru yaramutse ni meza kabisa bwira karaka video wari wamaze kubona video yose ukawakoze hari ubundi busesenguzi cyangwa ibyo twabonye utari wabonye cyangwa ni karaka konyine wari wabonye bana ngewe rero first of all ndi muri situation ko nasaba imbabazi ubwo ndasaba imbabazi abarundi ndasaba imbabazi industry y'u Burundi nabona mentioning in the video icyabaye rero nta kindi na ejo navuye mu kazi nka saa 11 bisanzwe ngera mu rugo koko n'utiriwe ufashe telefone mfunguye ngiye kuri Instagram nkinjira all of a sudden mitambona ka video kuri account ya Dumba nyene kameze kuri ka Satibi avuga abanyarwanda n'imbwa nyina niho nahereye I felt bad numva nyine birambabaje byatayo like so ntabwo nayizi video yose ingana kuri iyo nza kuba nyizi kubera ko biri clear cyane ntabwo nari kubikora kuriya ntabwo nari kwirirwa mbikora kuriya cyane ko birumvikana n'umuntu wese ari kubyumva kandi nkeka ko yaba Raki wari wakoze reaction yaba ngewe yaba Jay n'abandi I think nabo bamaze kubibona kandi babikosoye rero ndibaza ko akabaye biba personal n'abarundi bakabaye batwumva yiza ko ari nka video yanjye cyangwa se yawe bakase kuriya akagira umurundi ubyumva ukunda igihugu cye ukunda entertainment y'iwabo yakabaye abikora nk'uko twe twabikoze kuri side yacu ariko there is no hard feelings ku barundi there is no hate
yo turi famille nk'uko nyine yabivuze muri la video nyine iri ngira ngo birumvikanye. Birumvikanye, umuntu uvuga ngo yagize ishaka abo